Igitondo cyiza kuri mwese bene data. Imana iduhaye umugisha wo kubana muri iki gitondo no gusangira ijambo ryayo. Reka dusenge hanyuma dutangire. Turagushimira Imana yacu, tugushimiye kuba aka kanya keza uduhaye, tugushimiye kuba waduhaye undi munsi mushya wiyongere ku buzima bwacu, waduhaye kubyuka amahoro kandi uduhaye gutangirana uyu munsi ijambo ryawe. Neze neza yuko ari umugisha uri kudusukaho. Ugira ijambo ryawe Mwami ryize mu mitima yacu, nta kabuza tuzashobora kubona ibitangaza byawe n'imirimo yawe mu buzima bwacu. Urakoze rero ko utugiriye umugisha nk'uyu, bana natwe kugeza dusoje, dusinze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo tugiye gusoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 7. Yosuwa igice cya 7 dore ku murongo wa 20 turasoma tugeze ku wa 26. Haranditswe ngo, Akani asubiza Yosuwa ati, ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uko nabigenje nuko nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeri z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeri 30. Ndabyifuza mperako ndabyenda mbihisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa, zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'imyambaro n'umuhimba w'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'ibyo afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati, niki gitumye utugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye n'urubyaro rwe, barutera amabuye maze barabatwika. Birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze, nuko izina ry'iki gikombe ni Akori na bugingo n'ubu. Nshuti bene data, igihe cyinshi dusoma Bibiliya hari ubwo dutangazwa n'inkuru dusangamo, ikindi gihe tukanatinya tukagira ubwoba, kubera yuko nk'urugero iyo usomye iyi nkuru dusomye aka kanya, tubona ko Akani yafashwe n'abana be bose n'urubyaro rwe rwose, n'amatungo ye n'inka ze n'intama byose barabijyana mu gikombe. Nuko babicisha amabuye, bamaze kubicisha amabuye ngo barabatwika. Kubera ko Uwiteka Imana yari yarakariye ubwoko bw'Abisirayeli. Ni koko iyo turebye muri Bibiliya tubona ko Imana ari Imana ihora, ari Imana rimwe na rimwe itanga ibihano bikaze, hari abantu irimbura. Nibyo koko Imana ifite icyo gice, ariko si ibyo gusa. Ntabwo Imana ishaka kuturimbura gusa, ntabwo Imana ishaka kutugirira nabi, ahubwo Imana ishaka kutugirira ubuntu mbere na mbere. Abantu bashaka kwakira ubuntu bw'Imana babasha kubaho bishimye, baranezerwa, bagahura n'imigisha yayo. Ariko mu rundi ruhande, abantu banze kwakira ubuntu bw'Imana nta kindi kibategereje usibye kurimbuka. Iki nicyo giciro giteye ubwoba. Nibyo koko Imana ni Imana y'urukundo, nibyo koko ni Imana igira neza. Turabiririmba mu ndirimbo nyinshi, turabisoma muri Bibiliya. Uri Imana itinda kurakara, uri Imana yuzuye kugira neza, uri Imana itagira ikibi, n'ibindi byinshi cyane. Ariko tugomba kuzirikana yuko nanone iyo Mana nziza, yuzuye urukundo, yuzuye kugira neza, yuzuye ubuntu, ishaka kutugirira neza, mu gihe wanze kwakira bwa buntu bwayo, mu gihe wanze kwakira ijambo ryayo ngo uhagarare mu ruhande rwayo, nanone nta kindi kiba kigutegereje usibye kurimbuka. Bivuze ko imbere y'Imana nta yindi nzira ya gatatu ihari. Inzira imwe niyo kwakira ubuntu bwayo ukakira agakiza, indi nzira yindi isigaye nta yindi, ni yuko mu gihe wanze kwakira ubuntu bwayo, ikikubaho cyangwa se icyo usigarana nta kindi, ni ukurimbuka. Nta bwihisho bundi buhari rero, ugomba kuba uherereye hamwe muri aho. Nicyo gituma rero bene data tubasha kumva akamaro cyangwa se inyungu ziri mu
mu kumva ijambo ry'Imana tukayoborwa naryo tukakira ubuntu bwayo. Bibiliya rero igaragaza izo nkuru zose z'abantu banze kwakira ijambo ry'Imana, banze kwakira ubuntu bw'Imana, ariko bikarangira ubuzima bwabo burangiye nabi cyane. Ibi nubwo tubisoma muri Bibiliya ariko si imigani, ibi si inkuru gusa z'amateka, ahubwo ni ubuzima bwacu. Abadusoma muri Bibiliya bahagarariye twebwe. Nicyo gituma igihe cyose ugomba guhora usimbuza izina ryawe, izina ryose usanga muri Bibiliya, kugira ngo izi nkuru zihinduke nawe inkuru zawe. Nicyo gituma rero burya kumenya ijambo ry'Imana no kwizera ijambo ry'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Igihe cyinshi Satani aradushuka kubera ko ijambo ry'Imana twarimenye, kubera ko warifashe no mu mutwe, warisobanukiwe, ukumva unyuzwe nabyo. Ariko tugomba kumenya yuko aho siho birangirira. Nyuma yuko wumvise ijambo ry'Imana, nyuma yuko urimenye, hari indi ntambwe ikurikiraho ya nyuma, ariyo kuryizera noneho. Kubera yuko uramutse umenye ijambo ry'Imana gusa ukaribana naryo nk'ubumenyi, ariko utaryizeye ngo riguhindukire ubuzima, ntacyo ryakumarira. Ijambo ry'Imana rigira akamaro mu buzima bwacu iyo twamaze kuryizera, umutima wacu naryo wamaze kuba umwe. Naho undi bitabaye ibyo ngibyo bisigara ari ubumenyi gusa, kandi ubwo bumenyi nta na kimwe bukumarira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nyamara igihe cyinshi twisanga twanga bagenzi bacu. Rero abantu basobanukirwa impamvu. Nta ijambo ry'Imana ko nibwira ngo ninkunde mugenzi wanjye, ko ngerageza kumukunda, ariko nkabona urwango ruraza mu mutima wanjye. Burya urwango ntabwo ruguha amahitamo. Iyo umuntu utamwishimiye, ako kanya byikoze uramurakarira, ukagira urwango mu mutima wawe, ugasigara wicuza uti burya bwose nubwo ndi umukristo ariko simbaho kuko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo nkurikiza ibyo ijambo ry'Imana rintegeka. Gusa ni ingenzi cyane ko iyo turi mu itorero duhindukira umugisha, kubera ko ritubera umuyobozi kugira ngo rishyire ku murongo ibitekerezo byose n'ijambo, ibyiyumviro byacu byose. Itorero ridufasha ko bitondekwa neza mu mitima yacu, tukamenya neza buri kimwe cyose iyo kiva n'iyo kijya. Murabizi ko mu buzima busanzwe icyo uteye mu butaka nacyo ubasha kweza. Uramutse uteye imbuto ya avoka, byanze bikunze uzeza avoka. Uteye imbuto y'ibishyimbo, byanze bikunze isarura rigeze, handi wateye ibishyimbo n'ubundi uzasaruraho ibishyimbo. Tuzi neza yuko mu isi y'ibiboneka mu buzima busanzwe uko niko bigenda, ariko burya no mu buzima bw'umwuka ntabwo nicyo kimwe. Bitewe n'ikibibwe mu mutima wawe, icyo nacyo uzabasha gusarura mu buzima bwawe bw'ibifatika. Rero ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko mu mitima yacu Satani yamaze kubibamo imbuto mbi, ariyo mbuto y'icyaha. Ni nayo mpamvu wabishaka utabishaka, igihe cy'umwero kigeze, ya mbuto y'icyaha Satani yamaze kubiba mu mitima yacu yera imbuto z'ibyaha. Ukisanga ufite umujinya, ukisanga ufite undi muntu urwango, ukisanga ufite ishyari, cyangwa se ufite imigambi mibi. Murabizi ibyo byose ni ibintu tubana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abantu benshi rero ntabwo bazi iyo bikomoka, ntabwo bajya bamenya neza imvano yabyo. Ariko ijambo ry'Imana ryo ritwereka neza yuko imbuto ya kamere y'icyaha iva kuri Satani yamaze kubibwa mu mitima yacu. Rero uko wagerageza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kose, ntabwo wabishobora. Ntabwo wabishobora kubera ko imbuto y'icyaha iri muri wowe ntiyagukundira. Imbuto y'icyaha iri muri wowe igizwe no kwikunda, no kwishyira imbere, no kwishyira hejuru y'abandi, ku buryo ntibishoboka yuko undi muntu ushobora kumureshyeshya nanjye. Iteka ryose nifuza kuba imbere y'abandi, nifuza yuko abanjye baba imbere y'abandi. Rero muri umutima wa kamere, kubahiriza ijambo rya Yesu rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo bishoboka. Gusa abantu benshi barabigerageza. Mu mutima wa kamere bagerageza gukunda abandi nk'uko bikunda, ariko iyo ukomeje gukurikirana birangira nabo batengushywe kubera yuko bisanga badashobora gukunda bagenzi babo nk'uko bikunda.
Hirya yo kumvira ijambo gusa no kurisemera mu kirere, ugomba kuritekerezaho ukumva icyo risobanura. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bivuze ngo ntabwo ukwiye kurutisha abandi, ntabwo ukwiye kwirutisha abandi muri kumwe. Dufate nk'urugero, niba ufite nk'akazi wenda uba ahantu, tuvuge ufite abantu mubana, sinzi mu gipangu, niba ukodesheje muba mu gipangu muri abantu 5. Muri abantu 5 ni wowe wenyine gusa ufite akazi. Ku mwisho w'ukwezi hageze kugira ngo baguhe umushahara bakaguhemba, tuvuge nk'urugero 200,000. Niba ari umushahara wawe w'ukwezi. Niba ukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda koko, b'abantu 5 bose mubona mu gipangu, ukwiye gutaha ugafata umushahara wawe ukabagabagabanya bose ukabanganyisha. Kandi ntabwo utegetswe kubikora ukwezi kumwe konyine gusa. Utegetswe kubikora umwaka wose, igihe cyose mubana. Ngaho ni mumbwiza ukuri, ninde muntu ibyo ngibyo wabikora? Bivuze ngo niba utashye nyuma y'ukwezi uhembwa 200,000 byawe, urafata 20 bari bishyira ku mufuka, ugenda ukumangira undi wa kabiri umuhe 20 bye, n'undi wa gatatu 20, gutyo kugeza abantu 5 bose ubakwije. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba baje kugusura wenda n'urugero bakakuzanira, sinzi niba ari amazimano cyangwa se niba bagutuye, ibyo bagutuye byose ntabwo ugomba kubyibikaho wenyine gusa, ugomba kugenda ukabisahiranganya n'abandi bose, kuko Yesu niko yavuze, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero bitewe n'uko tudasobanukirwa neza ijambo ry'Imana, abantu nubwo bagerageza kubahiriza iri jambo ariko ntabwo baryubahiriza bagendeye ku shingiro ry'Imana, icyo Imana yategetse. Rero nk'uko nari bivuze, igituma tubaho dukora ibyo tutifuza, tukisanga mu ngeso mbi ndetse no mu bikorwa bibi, ni ukubera yuko tweza imbuto zihwanye neza n'ingemwe yabibwe mu mitima yacu. Nicyo gituma ijambo ry'Imana naryo ryitwa imbuto, ariko ijambo ry'Imana rikitwa ngo ni imbuto itabora. Rero mu kwizera Imana, mu gusenga, mu guterana, Imana igerageza kubiba indi mbuto yindi nshyashya mu mitima yacu. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko mutabyawe ubwa kabiri n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, bivuye mu kumva ijambo ry'Imana. Cyagiye twumva ijambo ry'Imana rero, Imana ibasha kubiba indi mbuto yindi nshyashya mu mitima yacu. Iyo mbuto y'ijambo ry'Imana rero iduhesha kwakira agakiza, iyo ngiyo ni nayo ibasha kutwerera imbuto nziza mu buzima bwacu. Ntabwo imbuto nziza ziva muri twe. Imbuto nziza ziva mu ngemwe nziza ariyo Kristo Yesu. Tumaze kwakira agakiza rero tukavuka ubwa kabiri, Kristo Yesu abasha kwera imbuto nziza mu buzima bwacu biciye muri Mwuka Wera uri muri twe. Rero Umwuka Wera ni wo wonyine gusa ushobora gukunda abandi nk'uko yikunda. Umwuka Wera ni we wenyine gusa ushobora kwitangira abandi nk'uko Kristo Yesu yatwitangiye. Kristo Yesu yemeye guheba ubuzima bwe, yemera kubutanga ku bwacu. Uwo rero ni icyitegererezo cyiza cy'umuntu ushobora gukunda abandi nk'uko yikunda yewe, ndetse no kurenza uko yikunda, kubera ko yemeye no guheba ubuzima bwe arabuduha. Iyo twavutse ubwa kabiri twakira ubugingo buhoraho, twakira ubugingo bwa Yesu Kristo wemeye kubuheba akemera kujya mu rupfu. Kubw'iyo mpamvu rero mu mutima wa Yesu Kristo, muri uwo mutima w'Umwuka Wera, aho niho tubasha kwezamo imbuto nziza, tukabasha gusarura imbuto nziza Imana yishimira. Ariko ntabwo izo zituruka muri twebwe, izo ntabwo ari izacu. Igihe Imana ivuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntabwo igusaba kumukunda n'umutima wa kamere, kuko izi neza ko umutima wa kamere utabasha gukunda abandi. Kubw'iyo mpamvu rero mu gihe tubaho mu buzima bwacu bwa Gikristo, ni ngombwa kugira ngo tumenye neza, ese umutima mbana nawo ni uwuhe? Ese ndi kubana n'umutima wa kamere yanjye cyangwa se ndi kubana n'umutima w'Imana? Ese iyi myumvire mfite ni imyumvire iva ku Mana cyangwa imyumvire iva muri kamere yanjye? Mu buzima bw'umwuka ni ingenzi cyane kugira umurongo ufatika wo kumenya gutandukanya ibyo byombi. Ndibuka mu myaka ya kera
tukigishwa ubutumwa bwiza twahoranaga iyi deba cyangwa se ibiganiro mpaka cyane cyane ku cyanditswe kiri mu Itangiriro ibice 6 n'umurongo 5. Aho Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana abona ko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa kugeza iteka ryose. Ese iryo jambo warigeze uritekerezaho? Bibiliya iravuze ngo kwibwira kose umutima w'umuntu utekereza ni kubi gusa kugeza iteka ryose. Rero twigaga ko umutima w'umuntu ari mubi gusa kugeza iteka ryose. Impaka rero ziravuka. None se ko twakira agakiza, ko twavutse ubwa kabiri tukaba abakiranutsi, none turabakiranutsi n'imitima yacu igakomeza kuba mibi iteka ryose icyarimwe? Ko bitumvikana. Aho rero havuka uruhande rw'abavuga bati oya, twakira agakiza imitima yacu amaze kuba myiza, kubera ko tunatura yuko turabakiranutsi turabera nta cyaha dufite, bisobanuye ko imitima yacu abaye myiza. None se ko ijambo ry'Imana rivuga yuko imitima yacu ari mibi gusa iteka ryose? None twakira agakiza iteka ryose riba rigeze ku iherezo? Ese iteka ryose riba rirangiye? Impaka nk'izo rero zaravutse igihe kinini, yaba muri selile yaba mu itorero, ariko mu by'ukuri byari bigoye cyane gutahura. Ariko burya navuga ko twari tukiri mu bujiji, ntitwari twakamenye gusobanukirwa no kumenya gutandukanya neza imbuto y'Imana ariyo Mwuka Wera ndetse n'imbuto ya kamere Satani yateye mu mitima yacu. Rero iyo Bibiliya ivuze yuko umutima w'umuntu ari mubi gusa kugeza iteka ryose, Bibiliya ibivuga umutima wa kamere, uyu twavukanye. Uwo ntabwo wigera uhinduka. Uwo ntabwo ari wo Imana yakijije. Ntabwo Imana yakijije kamere yacu mu guhinduka ngo ireke kuba mbi ihinduke nziza. Ako si ko gakiza. Ahubwo icyo Imana yakoze, kamere yacu Imana yarayihebye, Imana yikuyeho amaboko, nuko Imana ishima kongera kuduha indi kamere nshyashya. Bivuze yuko mu muntu uhagaze muri we hatuyemo imitima ibiri. Hari umutima wa kamere, hakaba n'umutima w'umwuka. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma igice 8, Abaroma igice 8 dusobanurira neza ibijyanye n'umutima wa kamere, ariko kanadusobanurira n'ibijyanye n'umutima w'umwuka. Rero igihe cyose ukiriho ugihumeka, ucyambaye uyu mubiri ugifitiye kamere, n'undi iyo kamere yawe nimbi gusa kugeza iteka ryose. Aricyo Itangiriro 6:5 hatubwira. Mu rundi ruhande, umutima w'umwuka twakiriye binyuze mu kwakira agakiza ari umutima w'Imana, uwo nawo uhora ari mwiza gusa igihe cyose. Uwo nta kibi ugira. Iyo mitima yombi rero igize gute? Ituye muri twe. Ese umaze kwakira agakiza uzahitamo kuyoborwa n'uwuhe? Icyo nicyo kigena itandukaniro hagati y'umukristo ubaho kubwo kwizera ndetse n'umukristo ubaho kubwa kamere ye. Rero icyo Bibiliya tubwira ni iki? Bibiliya tubwira iti umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho n'umutima w'Imana yakiriye. Murabizi neza yuko ifi yagenewe kuba mu mazi. Ifi iramutse ivuye mu mazi nta kindi cyayibaho usibye gupfa, kuko niko ubuzima bwayo bugennye, niko Imana yayitegekeye kubaho. Ikimara kuva mu mazi, nyuma y'umunota umwe ntiyakomeza kubaho, ako kanya ihita ipfa. Kubera iki? Kubera ko ifi yategekeye kuba mu mazi. Uko ni nako abakiranutsi bategekeye kubaho kubwo kwizera. Abakiranutsi batabaye kubwo kwizera, ubuzima bwabo burapfa, imibereho yabo y'umwuka irapfa. Nicyo gituma ijambo ry'Imana, Abaroma igice 1:17 havuze neza hati umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko ntago twabasha kuba kubwo kwizera n'uyu mutima wacu wa kamere narimo kuvuga. Umutima wa kamere kubera yuko icyo ubasha kutubyerera nta kindi ni ubwoba gusa, no gutinya, gushidikanya, ibibi, ibyaha. Ibyo nibyo biva muri kamere yacu. Ntabwo dushobora kubaho kubwo kwizera na wa mutima wa kamere nababwiye twari dufite. Iyo Imana itubwira kubaho kubwo kwizera, mu yandi magambo bishaka kutwigisha kubeshwaho n'umutima mushyashya yaduhereye mu gakiza ka Yesu Kristo, ari umutima w'Umwuka Wera. Mu nkuru twasomye uyu munsi,
murabizi neza yuko Imana yategetse Abisirayeli kujya i Kanani, ibabwira kujya mu gihugu cy'isezerano no kwirukana amahanga yose yari arimo. Ubwo Yosuwa yateraga Yeriko kubera ko wari umurwa munini cyane wubakishije inkike z'amabuye, ntabwo biyumvishaga yuko bashobora kunesha kiriya gihugu, ariko nyamara bakinesheje batanarwanya. Imana yabategetse ngo muzagende mukizenguruke inshuro 7, hanyuma inkike zaho zizariduka. Nk'uko bakabikoze koko, inkike z'Yeriko zose zararidutse, ab'Yeriko bose barapfa barashira. Rero Abisirayeli bamaze kwigarura Yeriko, mu gukomeza imbere bahuye n'akandi kadugudu gato cyane ugereranyije n'Yeriko kitwaga Ayi. Yosuwa n'ingabo z'Abisirayeli ubwo bagabaga igitero kuri Ayi, bose bumvaga ko Ayi ari nko kunywa amazi. Abantu twanesheje Yeriko, ka Ayi katuhagarara imbere koko? Yeriko uriya murwa ukomeye, uriya mujyi ukikijwe inkike z'amabuye, umujyi w'igitangaza harimo intwari n'abasirikare bakomeye cyane, twarabanesheje, kariya ka Ayi rwose ko tuzagaca hejuru nk'abanywa amazi. Uko niko bibwiye. Ariko igitangaje, Yosuwa n'Abisirayeli bagabye igitero kuri Ayi nubwo kari akadugudu gato cyane katari gakomeye nta n'inkike kari gafite, ariko karabajujubije, karabakubita, karabirukana, bose barahunga. Abisirayeli benshi cyane barapfa, karabanesha. Ariko muri uko kuneshwa ntabwo bamenye neza icyabiteye. Nyuma Yosuwa agenzuye aza gusanga bamwe mu Bisirayeli bakurikiye irari rya kamere yabo, bituma Imana ibakuraho amaboko. Mu gutsinda Yeriko si uko bari bakomeye, ahubwo nuko Imana yabarwaniriye, yari kumwe nabo. Ariko bitewe n'uko bateshutse ku Mana bagakurikira inzira za kamere yabo, ntibakurikire ijambo ry'Imana, Imana bakuyeho amaboko, bajya gutera Ayi batari kumwe n'Imana. Bituma akadugudu gato cyane nka Ayi kabanesha, nubwo katari gafite indwanyi cyangwa se abantu bakomeye. Rero icyabayeho nuko ubwo barwanaga Yeriko, Imana yabategetse iti ntimuzagire ikintu na kimwe mufata Yeriko, ntimuzagire iminyago na mike mufatayo, ntimuzagire ikintu na kimwe musahurayo, mwebwe mugomba kurwana gusa urugamba, hanyuma mugasohoka mu murwa uko mwakabaye. Ariko siko byagenze. Bamaze gutsinda Yeriko, tubasha kubona ko witwaga Akani yaragiye abona iminyago y'imyambaro, agwa ku ifeza, agwa ku izahabu, aravuga ati n'ubundi uyu murwa urimo gukongoka, n'ubundi urimo kurimbuka, ndamutse ntaye ahangaha imitungo y'ingiyi rwose naba ndi igicucu. Ese n'undi ko bigiye gushya, ese n'undi ko bigiye gukongoka, reka ibi mbitware, hanyuma bizamfasha kwiteza imbere. Bucece mu ibanga aragenda afata izahabu, afata ifeza, afata imyambaro, ibintu by'agaciro byinshi cyane, aragenda bitaba mu ihema rye. Ikikora ko cyari kizira Imana yari yababujije, byatumye mu rugamba rwakurikiyeho rwa Ayi, Imana itabana nabo batsindwa. Abisirayeli benshi cyane barapfa batsindwa urugamba. Yosuwa aza kubimenya, niko gutumaho Akani. Mu magambo twasomye hano, iyo usomye muri Yosuwa igice cyaho cya 7, umurongo wa 20 no 21 haravuga ngo, Akani asubiza Yosuwa ati ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisirayeli, uko nabigenje nuko nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30, ndabyifuza, merako ndabyenda, mbisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Uko niko Akani yasubije Yosuwa. Yamusubije ate? Nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30, ndabyifuza, merako ndabyenda, bisha mu gitaka, biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Rero iyo witegereje uburyo dukora icyaha, cyangwa se uburyo abantu bagwa mu gishuko, mbere na mbere yaragize ati nabonye imyambaro, nabonye izahabu, nabonye ifeza.
bisobanuye iki? Bisobanuye yuko irari ry'amaso ryari ryamaje kugira gute? Kuzura umutima we. Iteka ryose umuntu akora icyaha uko bigenda. Hari igice kigaragara inyuma, ariko hari n'igice kitagaragara inyuma. Hari ibikorekera mo imbere mu mutima, ariko hari n'ibindi bikorekera inyuma. Mbere yuko ajya gufata ifeza n'izahabu, ngo yabanje kubona, amaze kubona agira gute? Arabyifuza. Ku murongo 21 niko avuga: nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari. Mo hagati aravuga ngo ndabyifuza mera ko ndabyenda. Yabanje kubona, amaze kubona agira gute? Arabyifuza. Ibyo byose ni byakorekeye hehe? Mo imbere mu mutima we. Ibyo ntabwo bigaragara n'amaso. Ubonye akandi ahagaze, ntabwo ushobora kumusomamo ibyo byose kubera ko nibiri gukorekera hehe? Mo imbere mu mutima we. Nuko Maherezo arangije aravuga ati ndabyenda, njya gute? Njya kubihisha. Icyo ni igice noneho nawe ushobora kubonesha iki? Amaso yawe. Iteka ryose Satani adushukisha ibyo biboneka. Uko nako yashutse Adamu na Eva. Mwibuke neza Eva ubwo yakoraga icyaha mu ngobyi y'Edeni, yaravuze ati nabonye urubuto mbona rufite ibyo kurya byiza, ko ari iki gikundiro kandi ko ari cyo kumenyesha umuntu ubwenge, nuko ngo nenda ku mbuto zacyo ngira gute? Ndazirya. Igihe cyose Satani adushukisha irari ry'ibiboneka n'amaso. Abantu benshi bakurikira iboneka n'amaso, ibyiza boneka n'amaso yabo, bagwa mu mutego wa Satani. Imana ituyoboza iki? Imana ituyoboza ijambo ryayo. Imana yarabwiye iti igihugu mbahaye ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'imigisha. Iryo ni ijambo ry'Imana, iryo ni isezerano ry'Imana. Ariko hagati muri urwo rugendo Satani ntabwo abura kugira gute? Kukwereka. Arakwereka, hanyuma akabasha guhagurutsa cyangwa se kuvubura bya byifuzo byo mu mutima biva muri kamere y'umubiri, bigatuma abantu batita ku ijambo ry'Imana. Niba mwibuka neza, amahari yavuye hagati ya Aburahamu ndetse na Loti. Biravuga ngo Loti ngo yubuye amaso ye ngo yitegereza ngo mu kibaya cya Yorodani, abona yuko kinese hose hose, ngo kimeze ngo nka ya ngobyi y'Uwiteka Imana. Ahitamo kugira gute? Gutandukana na Aburahamu. Ariko ntiyamenya yuko icyo kibaya kinese hose hose gitohagiye, gifite amazi n'ubwatsi bwiza bw'amatungo, ari hehe? Ari mu marembo y'I Sodoma n'i Gomora. Ariko nawe Satani yagize gute? Yabanje kumwereka. Arebesha amaso ye, abona ko ari byiza, abona ibishashagirana, mu mutima we urabyifuza, yibagirwa iki? Isezerano ry'Imana. Aburahamu nkugize umugisha, uza guhesha umugisha wese azawubona, uza kuvuma wese azavumwa. Loti amaze kubona ibishashagirana mu maso ye, umutima we ukabyifuza, ako kanya yahise yimuka ava ku isezerano ry'Imana, atandukana na Aburahamu. Ibyakurikiyeho murabizi. Akani Satani yamweretse imyambaro myiza, izahabu n'ifeza, nuko yibagirwa ijambo ry'Imana. Uko niko natwe mu buzima bwacu, nubwo twakiriye agakiza, Satani afite ubwoba yuko mu gihe dukurikiye ijambo ry'Imana, mu gihe dukurikiye isezerano ry'Imana, nta kabuza uzera imbuto z'Imana, kubera ko bitewe n'ikibibwe mu mutima wawe, izo nizo mbuto kibasha kugira gute? Kibasha kumeza. Satani rero icyo ni ikintu atinya cyane. Ntabwo Imana mu kuguha ubuhamya, mu kuguha imirimo yayo, mu kuguha kubona ibitangaza byayo, bigombera kuba uri umuntu uhambaye. Nubwo waba uri umuswa utagira ubwenge, nubwo waba uri umunyantege nke nta mbaraga ufite, igihe ushoboye kwizera ijambo ry'Imana ukarihagararaho, byanze bikunze uzabasha kugira gute? Kumeza imbuto z'iryo jambo. Icyo ni ikintu Satani atinya cyane. Niyo mpamvu muri rwa rugendo agutega ibiza gukangura irari ryawe, kamere yawe, ibyo ubonesha amaso bishashagirana, bigatuma wanga iki? Ijambo ry'Imana. Ariko tugomba kumenya yuko ibyo nubwo biryoshye, nubwo bitera ibinezaneza by'umutima, ariko n'iherezo ryabyo naryo rigomba kugira gute? Rigomba kuza. Ingaruka ntabwo zabura. Ntabwo twakurikira ibitekerezo byacu ngo dukurikire inzira ya kamere yacu ngo twitege yuko ingaruka zabyo zitazagira gute? Zitazaza ku buzima bwacu. Bitewe na Akani wararikiye
ibigaragara n'amaso ye, akareka ijambo ry'Imana, yateje akaga gakomeye cyane ubwoko bwose, igihugu cyose. Yesu biramuyobera kuki ka ayi nk'aka ngaka katunesheje kandi tubona ari akantu k'amafuti, akadugudu gato cyane, twitura ubwoko bukomeye na Yeriko twarayinesheje, ariko ntiyamenya yuko Uwiteka Imana itigeze ijyana nabo mu rugamba rwa Ayi, kubera ko banze ijambo ry'Imana, bahitamo gukurikira gusa irari ry'umutima wabo. Bavandimwe rero, nubwo twakira agakiza, ariko tugomba kuzirikana yuko umutima wa kamere twavukanye ni umutego Satani akoresha kugira ngo tudakurikira ijambo ry'Imana. Ntibishoboka ko wakurikira umutima wa kamere kandi ngo ukurikire n'umutima w'umwuka byombi icyarimwe. Ntibibaho. Iyo ukurikiye kimwe uba waretse ikindi. Uko niko rero Imana ishaka kutwibutsa yuko namaze kuguha imbuto nyinshi binyuze muri Mwuka Wera naguhaye, binyuze mu ijambo ry'Imana wumva. Imana yateguye kuguha ubuhamya, imirimo y'Imana n'imbuto nyinshi. Ni ingenzi rero ko tumenya gutandukanya umutima tubana nawo n'umutima dukurikira uwo ari wo. Reka dusoreze aha. Imana ituyobore kugira ngo dukomeze twomatane n'ijambo ryayo n'isezerano ryayo duherwa mu itorero. Dusenge. Uhoraho Imana yacu, twongeye gushimira kandi muri aka kanya tugushimiye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Turi abantu kenshi natwe baga mu mutego nk'uwo Akani yaguyemo. Dukunda gukurikira ibisa neza bishashagirana amaso yacu, ariko tukirengagiza isezerano ryawe. Gusa uyu munsi icyo twize ni uko ibyo ntibirangira uko, kubera yuko n'ingaruka nazo Mwami zitugeraho. Udufashe rero kugira ngo Uwiteka twite ku ijambo ryawe, twite kuri ubu busabane, kandi twitegure kwakira imbuto z'imirimo yawe mu buzima bwacu. Urakoze, bana natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.